Muri bo rero turi muri Kigali Convention Center hamwe mu bari kubera inama y'umushyikirano ku nshuro 16 nk'uko mubizi rero kabari inama itiganwa n'ingingo y'144 y'itegeko nshinga ivuga yuko umukuru w'igihugu agomba guhuza izindi nzego n'abandi bayobozi kugira ngo baganire barushe gutekereza ku byakozwe ndetse no gupanga gahunda z'umwaka ukurikiraho. Aha rero uyu munsi haganiweho byinshi cyane bigamije mu kureba iterambere ry'umuturage n'uruhare rwe mu iterambere ry'igihugu. Ganiriwe kuri byinshi cyane ndetse hanagaragazwa na gahunda zagiye zishyirwaho mu rwego rwo kugira ngo umuturage barebe ko yazamuka. Hariho za VUP ndetse n'izindi nkunga zagiye zishyirwa kugira ngo zifashe abaturage cyane cyane aba mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe kugira ngo barebe ko bazamuka. Hari byinshi byagiye bigarukaho, hari inguzanyo zihabwa abaturage ngo babandi bari mu cyiciro cy'ubukene kugira ngo barusheho kureba icyo bakora. Icyajya kigarukaho rero hari kuba izo nguzanyo inyungu yatangwaga yarazamutse, noneho ubwitabire buragabanuka, aho bwavuye kuri 2% ku mwaka bushyirwa kuri 11 ku mwaka. Nubwo byagiye bitangwaho ibitekerezo bitandukanye, bamwe bavuga ko ari 2 ku kwezi, ariko byaje kugaragara ko ari 2 ku mwaka. Icyavuzwe aha ngaha rero nuko buno buryo bye kuganirwaho, noneho hakarebwa uburyo abaturage bari mu cyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri bahabwa iyi nguzanyo kugira ngo bongere barebe imishinga bakora, bahabwa iyo nguzanyo muri za sako hanyuma biteze imbere. Ikindi cyagarutsweho ari mu rwego rw'uburezi, uyu wari umwanzuro umwe mu wafashwe umwaka ushize, aho hubatswe ibigo by'amashuri, hubakwa ubwiherero ndetse n'abarimu barahugurwa kuri karikiramu nshya ikoreshwa hano mu Rwanda. Ndetse icyavuzwe nuko umwaka cyangwa se ingengabihe y'amashuri igiye guhinduka, noneho abanyeshuri batangiraga umwaka mu kwezi kwa mbere bakazajya batangira mu kwezi kwa 9. Ntabwo bigiye gutangira mu kwezi kwa mbere bino ngo tuvuge ngo bagiye kugira ikiruhuko cyo kumara amezi angahe batiga. Mu kwezi kwa mbere bazatangira kwiga, hanyuma mu kwezi kwa 9 bongere batangire undi mwaka w'amashuri, bikomeze gutyo abanyeshuri bazajya batangira mu kwezi kwa 9, ubwo ni ukuvuga amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Ikindi cyagarutswe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ni ibijyanye n'imibanire y'u Rwanda ndetse n'ibihugu by'amahanga muri rusange, ku by'umwihariko muri Afurika ndetse n'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, aho yavuze ko n'ahatagenda neza mu bihugu duturanye aho harimo agatotsi. Yasabye abanyarwanda kutabyitaho ahubwo bagashyira hamwe bagakora bakiteza imbere. Avuga ko ibivugwa akenshi biba bigamije kugira ngo birangaze abanyarwanda, noneho ntibakore ngo biteze imbere. Gusa yavuze ko bazakomeza kuganira no gushyira hamwe, noneho umwuka mubi uri hagati y'ibihugu duturanye, aho yagiye agaruka ku bintu by'imikoranire n'imigenderanire, ariko abanyarwanda bakunze kujya mu bihugu byo hanze umutekano wabo ntuwurinzwe neza, bamwe bagafatwa bagafungwa ndetse n'ababurirwa irengero byagiye bigarukaho cyane mu bitangazamakuru. Urumva ko rero hari follow-up tuzagenda tubiganiraho ndetse n'inzego zibishinzwe nka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'abandi. Ibi byagarutsweho ni gahunda yo guteza imbere ibyakorewe hano mu Rwanda. Made in Rwanda ni gahunda yatangiye mu mwaka wa 2015. Umuntu yavuga ko imaze imyaka igera mu myaka 3 aho ngaho, ariko nk'uko byagiye bigaragara mu biganiro bivuga yuko hari urwego rumwe byavuyeho ndetse naho bigeze, bamwe bagiye babubakirwa ubushobozi bwo kubaka inganda, abandi bagashakirwa amasoko, ndetse kuri iyo gahunda inakomeje mu rwego rwo kugira ngo ibikorerwa mu Rwanda bibashe kuba byatezwa imbere. Gusa ibyakomeje kugaragara nk'imbogamizi ari nabyo leta igiye gukoraho ni ukureba uburyo noneho bashoramari b'abanyarwanda muri gahunda yo guteza imbere ibyakorewe hano mu gihugu bakomeza noneho gukundisha ibyo bakora abanyarwanda bafatanyije na leta, ndetse nanone hakaza no kureba uburyo noneho abaturage bakunda kuvuga ko bihenda bibe byakorwa ariko n'umuturage ubushobozi bwe abashe kuba yabibona. Ndetse nanone ikijyanye
n'ubwiza nacyo kikomeze kuzamurwa. Ni ukuvuga aho ngaho rero ni ubuziranenge. Ni byinshi byagiye biganirwaho kuri uyu munsi wa mbere w'inama y'umushyikirano yatangiye kuri uyu munsi ku itariki 13 ndetse izarangira ku munsi w'ejo ku itariki 14. ubwo rero tuzagenda tubibagezaho. Murakoze cyane. Yari One Nation Radio. yaritanze aharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Kaporali ku rugamba yanze kuganwa aharanira ubumwe bw'Abanyarwanda.